Iki gice cya kabiri kigizwe n'indirimbo zo kuburira abantu ngo batagwa muri buyobe nyine, kuko iyo ugiye ureba muri iyi minsi ibiri gukorwa mu madini mu nsengero bavuga ko basenga Imana, ubona ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ikorari yumvise yashyira izi ndirimbo nk'ubutumwa bwiza ku mugaragaro, hari abumva ikinyarwanda ari n'abagisobanurirwa ngo bamenye icyo bakwiriye gukora ngo birinde ubuyobe. Bigenda bigaragara igihe Pawulo yandikiraga Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri ibice byaho 3 n'umurongo wa 1 kugeza kuri 5, aho yavuga ko hazabaho ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka, abantu bikunda bakunda impiya birarira bibona n'ibindi usomye kageza hasi. Usanga ari byo tugezemo muri iyi minsi, ndetse n'ibice 4 guhera ku murongo wa 1 nabwo kugeza ku murongo wa 5 havuga yuko abantu batazongera kumva inyigisho nzima kubera ko zaba zibarya mu matwi, ahubwo bazajya bishakira abigisha bahuje n'irari ryabo, abapasitoro bagendanye nuko babyifuza. Aho niho usanga mu nsengero abantu bambaye ubusa, nyamara atari ijambo ry'Imana rivuga. Uko Petero yavuze ko abagore bubaha Kristo bakwiye kwambara bakikwiza, badakwiye kwirimbisha ibyo gutobora amatwi no kuboha imisatsi. Ariko ibyo ngibyo abantu barabikora mu nsengero, abayobozi bababwira ko bazajya mu ijuru. Cyo nicyo cyatumye ikorari yumva yashyira ibihangano, yashyira ubutumwa bwiza hanze hagaragara, washobora kugirwa inama ngamenye icyo kwiriye gukora muri iyi minsi ya nyuma. Aho kandi niho muri busange m'indirimbo zivuga ngo ibyo wabikuye hehe, ibyo byaturutse he. Ari naho busange indi ndirimbo ivuga ngo kuza kwe buryo kuzabanzirizwa n'ubuyobe bwo mu rwego rwo hejuru, aho usanga uyita umukozi w'Imana ahamagara abantu mu rusengero akabahuha umwuka wo mu kanwa ke, abandi akabasiga amavuta, ugasanga abantu mu barigaragura hasi nk'abahwereye, abakababwira ko abahaye umwuka wera. Ariko dusoma byakozwe n'intumwa ibice 2 hereye kuri uwo murongo wa 1 havuga uburyo bari bahuje umutima, bari mu nzu umwuka wera kabatungura, abantu bakavuga ku rundi rurimi, bagahabwa impano bagahanura. Ahandi usanga aho Petero yaratumwe kwa Koroneliyo ababwiye ibya Kristo bamuteza amatwi, buzuzwa umwuka wera. Ariko ubu ngubu abantu barahamagara abandi ngo nibazabaho umwuka wera. Ibyo ni ubuyobe, kandi abantu benshi ko bijyanye n'irari ryabo barabihururira. Ariko natwe twumvise iyi korari yahaguruka igashyira urushyi ku munwa ikaburira abantu. Cyo nicyo cyatumye izi ndirimbo twumva twazishyira ahagaragara, ubutumwa bwiza babwumvise, mutima nama n'umwuka wera ukabateka icyo bakwiye gukora. Imana ibaho umugisha. Kuza kwe
zitagishinga, imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishinga. Mwami Yesu imirimo ye irangiye, yajyanye n'abigishwa be ku musozi wa Elayono, atangira kubahamiriza ati umwana w'umuntu ndatashe, nisubiye mu bwiza bwiyanumye kandi zagaruka mbajyane. Atangira ugafata ikirere bavugana buhoro buhoro, amarayika batumwa vuba kuza kuba humuriza bati uko mumubonye abakuwemo azagaruka cyo kubajyana, uko mumubonye abakuwemo azagaruka cyo kubajyana. Yewe Yohana we, Petero we na Yakobo, yewe Yohana we, Petero we na Yakobo, erega wa musozi Elayono utangiye kwiyasa ibitutu, erega wa musozi Elayono utangiye kwiyasa ibitutu.